Imana iguha umugisha. Hari ikintu Imana yavuze, hari ijambo rivugwa n'Imana, hari ikintu Imana ivuga. Ndatangariza amahanga yose, ndatangariza abantu bose, ikintu Imana yavuze kizapasura. Imana ishimwe. Imvugo y'Imana ku buzima bwawe, hari imvugo y'Imana Imana ivuga itandukanye n'amagambo abantu bavuze. N'ubu nje mpagaze aha ngaha nkunda kubivuga, ntabwo ndimo mvuga kano kanya kubera ijambo ryavuzwe n'abantu, ahubwo imvugo y'Imana, icyo Imana yavuganye nanjye, icyo Imana yavuze ku buzima bwanjye niyo kinyemerera kuvuga none aha ngaha. Icyo Imana yavuze kuri njye nicyo gituma mvuga none aha ngaha. Bivuga ngo rero icyo Imana yavuze kikunyuza mu bihe bitandukanye, mu bihe byiza, mu bihe bikomeye n'ibidakomeye, ukanyura muri ibyo bihe ugahinguka mu gihe Imana yateguye ku buzima bwawe. Nari mvuze ngo ushobora kuba imbere yawe ubona ari ibihe bikomeye, ariko imvugo y'Imana ku buzima bwawe izapasura ibyo bihe, izapasura muri ibyo bihe. Imana ishimwe. Ahari wenda uranyumvise, ijambo Imana yavuze kuri wowe rizapasura amasezerano dufite, azapasura ibihe, aduhingutse mu gihe Imana yavuze. Imana ihabwa icyubahiro. Hari imvugo y'Imana ku buzima bwanjye, hari ikintu Imana yavuze gitandukanye n'icyo data yavuze, hari ijambo Imana yavuze ritandukanye n'amagambo abantu bavuga. Hari ibyo abantu bakuvugaho, hari ibyo abantu bavuga, ariko hari imvugo y'Imana ku buzima bwawe. Icyo Imana ivuga gishobora gupasura imisozi, kizapasura ibihe, kizacamo inzira. Inzika iri hagati yacu, hagati y'umuntu na Satani, inzika ihari ni uko Imana idukunda. Urukundo Imana idukunda rwatumye Satani atwanga cyane, kuko twebwe twemerewe imbabazi, ariko Satani ni ikivume. Satani yaciriweho iteka, ariko twebwe Imana yemeye imbabazi. Aho uri hose Imana ikwemereye imbabazi. Ca bugufi wakira imbabazi z'Imana, usanga Imana uyibwire ngo Mana, ubwo menye kunkunda, nciye bugufi umbabarire aho nakubabaje. Hanyuma uce bugufi wakira ineza y'Imana, uhindukire atari uguhindukira ku mubiri gusa, umutima wawe uhindukirira Imana, wongere uyigirire icyizere, wumve Imana nk'umukiza. Yavuze ngo aho ntuye nahera, aho ntuye nahera, nta bujura buzajyayo, nta bugome buzajyayo, nta byaha bizakandagirayo. Icyo cyonyine. None unaniwe kwihanganira umuntu no gukunda umuntu ubona, gute wakunda Imana utarabona? Imana iguha umugisha. Ushobora kuba hari ibyaguteye ubwoba, ariko ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ushobora kuba hari ibyagukanze, ariko ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, ubwo wari ufite niburangiye. Imbaraga z'Imana zitandukanye cyane n'imbaraga z'ibiturwanya. Niyo mpamvu nkutangarije ijambo rivuga ngo yabwiye Kuro, iramubwira ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize, kandi nzamenagura inzugi, ibihindizo nzacamo kabiri. Imana izapasura nkuko yapasuye ku nyanja bakambuka, igapasura Yeriko bagatambuka. Imana nipasure, yego, Imana nica inzira imbere yawe, kugira neza ko Imana kukugereho, wakira impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ninde wakubujije gusenga noneho? Ninde wakubujije gukora ibyiza? Ninde wakubujije gusura abarwayi? Ninde wakubujije gufasha abakene? Ninde wakubujije kugaburira abashonji? Ninde wabikubujije kubaho ugenda neza? Anga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 57 n'umurongo wa 15. Yesaya 57 n'umurongo wa 15. Reka dusome. Hari ijambo rivuga ngo nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo nuwera, ikavuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera, mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Imana itugire neza cyane, nimuhabwe umugisha. Ndagira ngo mvuge iri jambo rivuga ngo ahituye harera. Yego, Imana itugirire neza. Ijambo rivuze ngo nimwumve uko iyo iri hejuru ivuga. Ndagira ngo mvuge ku ijambo rivuga ngo imvugo y'Imana. Umva imvugo y'Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Umva icyo Imana ivuze ku buzima bwawe, umva icyo Imana ivuze mu gihe nk'iki ngiki. Ijambo riravuze ngo nimwumve uko iyo iri hejuru cyane ituye ahahoraho ivuga, izina ryayo nuwera kandi iravuga iti aho ntuye ni hejuru kandi harera,
mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Imana itugire neza cyane, nimuhabwe umugisha rero. Imana ishimwe. Umva icyo Imana ivuze mu gihe nk'iki ngiki. Ndagira ngo tuvuge hejuru y'imvugo y'Imana, hejuru y'imvugo y'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ubwayo iravuze ngo aho ntuye nahera, kandi ndera mbana n'abafite imitima imenetse bahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Imana ishimwe. Ni ngombwa ko umuntu agira guhinda umushyitsi ari imbere y'Imana, nuko Imana ivuze. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha kandi nimugubwe neza. Ndabizi murahari mukunda ijambo ry'Imana, mugirirwe neza n'Imana. Gira umugisha uvuye ku Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuvuge hejuru y'imvugo y'Imana, icyo Imana ivuga ku buzima bwawe, icyo Imana ivuga ku bugingo bwawe, hejuru y'imvugo y'Imana, icyo Imana ivuga mu gihe nk'iki ngiki. Ndagira ngo mvuge kuri iri jambo. Twari tuvuze ijambo Imana yavuze, iravuga ngo njyewe aho ntuye nahera, niko Imana yavuze mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, mbana n'abafite imitima imenetse kandi bicisha bugufi bagendesha umushyitsi ijambo ryanjye. Imana ishimwe. Ndagira ngo mvuge ku ijambo dusanga mu gitabo cy'Abagalatiya igice cyabo cya 5 umurongo wa 7. Ni ijambo rivuze ngo mbese ko mwagendaga neza, ninde wabujije kumvira ukuri? Uko koshywa ntikwavuye kuri ibahamagara. Imana idufashe. Imana iravuze ngo aho ntuye nahera, mbana n'abera kandi mbana n'abafite imitima imenetse bahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Bivuga ngo Imana ikunda icyubahiro. Ntabwo rero mu mikorere yawe ya buri munsi n'ibyo ukora byose no kugenda, Imana ishaka ko ibyo ukora byose biba ibyo kwihesha icyubahiro. Imana iduhana umugisha. Kuri kino cyumweru rero ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ushaka uri mu rugo iwawe bitewe n'igihe turimo, uri mu rugo iwawe, ariko ndagira ngo mvugire ijambo. Umwami Imana abane nawe, kugirwa neza n'Imana bikwegere, wakire ineza y'Imana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha. Imana ishimwe. Ni iki Imana ivuze rero? Imvugo y'Imana ivuze ngo iki? Ni iki Imana itangaje none aha ngaha? Imana iravuze ngo abo nitaho n'abafite imitima imenetse bagahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Imana ishimwe. Birakwiye ko wowe ubwawe wagatekereje n'iki Imana ikuvugaho, ukagira ubwoba cyane ugatinya, kuko uzi iminsi umaze, ariko iyo usigaje ntabwo uyizi. Kandi hahirwa ufite amakuru. Ndagira ngo nkugezeho amakuru none aha ngaha, kandi aya makuru anyure ubuzima bwawe, aya makuru anyure ubugingo bwawe. Imana iravuze ngo uwo nitaho ni umuntu wicisha bugufi, akaba afite umutima umenetse uhindishwa umushyitsi n'ijambo rye. Imana ishimwe. Iryo jambo ni irihe jambo? Imana ivuze yuko ukwiye guca bugufi, hanyuma ukajya uhindishwa umushyitsi n'ijambo. Utekereza imvugo y'Imana kuri wowe. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ivuga ibintu bikabaho. Imana itegeka ibintu bigakomera. Ivuganye nawe ngo uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Imana iravuze ngo aho ntuye nahera. Bivuga ngo aho ntuye nahera kandi mbana n'abera. Nzabana nabo, abera bazabana nanjye. Nuko Imana ivuganye nawe, iravuze ngo aho ntuye nahera kandi abera bazabana nanjye. Bivuga ngo imirimo yawe, imyitwarire yawe, ni ngombwa ko ugerageza gukora imirimo itunganye, kuko uwera niwe weza. Ntushobora kuba uwera utejejwe n'Imana. Ntushobora kuba uwera utabikuye ku Uwiteka. Ntabwo wakwera, ntabwo waba uwera utabikuye ku Mana. Nari mvuze ngo Imana ikweze mu gipimo Imana ishaka. Uranyumvisa hari? Imana igutunganye mu gipimo Imana ishaka. Wezwe n'Imana, Imana ikweze mu gipimo ishaka. Ushobora kuba mu mirimo yawe ya buri munsi wari uzi ko ahari wenda wera, ariko Imana ituye ahera iravuze ngo era buwera mu gipimo Imana ishaka. Imana ishimwe. Yesaya yatangiye avuga mu gice cya mbere umurongo wa 16, yatangiye avuga ngo nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku birahinduka umweru bisa na sherege.
uko niko yatangiye hanura aravuga ngo nimuze tujye inama. Niko Uwiteka Imana avuga, kugirwa inama n'Uwiteka, kugirirwa neza n'Imana, Imana igahindura ibintu, Imana ikakweza, wari mubi ugahinduka mwiza. Imana ivuganye nawe, iravuze ngo ngwino tujye inama. Niko Imana ivuga, naho ibyaha byatukura tukutuku birahinduka umweru bisa na shelege. Niko Imana ivuganye nawe. Bishatse kuvuga ngo ntabwo nkubwiye ngo nkwise umunyabyaha, ahubwo imirimo yawe ubwayo yerekana igice urimo. Iyo ukora neza, Bibiliya niko ivuga ngo nukora neza uzemerwa, ariko nukora nabi ibyaha bizitugatugira kuri wowe. Muri make bizakugaragara kuko igiti cyose kigaragazwa n'imbuto zacyo. Udakomereka rero, utagira ukundi kuntu, ariko ntabwo mbinyura ku ruhande. Icyaha cyitwa icyaha, ubugome bwitwa ubugome, ineza yitwa ineza. Icyo Imana ivuze rero, iravuze ngo aho ntuye nahera, uwo nitaho ni umuntu ufite umutima umenetse, wicisha bugufi, uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Yesaya nk'umuhanuzi rero arimo ahanura, Imana iramubwira ngo nta rwango mfite ku bantu, ahubwo nimuze tujye inama. Niko Imana ivuga, naho ibyaha byatukura tukutuku birahinduka umweru bisa na shelege. Bivuga ngo Imana ifite gahunda yo kweza abanyabyaha ikabatunganya. Uyu munsi rero nta ntambara ihari yo kurwana kwirwa iguforosa, ahubwo uko wagenje niko uzagenzwa. Ntabwo Imana aka kanya nta kibazo kindi ifitanye n'abantu. Ikivuze iravuze ngo buwera uzemerwa n'Imana. Kora ibyiza nicyo Imana ishaka. Imana ishaka yuko uhinduka mu ngeso zawe. Niyo mpamvu ivuze ngo aho ntuye nahera. Ahera aho ngaho, Imana ishimwe, ahantu Imana ituye nahera, nta byaha birangwayo. Ndetse mwibuke neza abakurikiranye ijambo, bigaragara neza ko mu ijuru habayeho ubwibone. Satani agira ubwibone, hanyuma birangira yirukanwe mu ijuru azize icyaha cy'ubwibone no kwishyira hejuru, hanyuma yirukanwa mu ijuru. Yari umumarayika ukomeye. Ni nayo konfli maze iminsi bibwira abantu, nta kindi kintu dupfa na Satani. Konfli, inzika Satani agufitiye, ndagira ngo unyumve, inzika Satani agufitiye, inzika Satani amfitiye, nuko twebwe twagiriwe neza n'Imana. Urukundo Imana idukunda niyo konfli Satani adufitiye. Gukundwa n'Imana ubwabyo byatumye Satani atwanga nabi, aratwanga kubera ko dukundwa n'Imana. Kasubiremo, urukundo Imana igukunda rwatumye Satani, niyo konfli. Urukundo Imana igukunda rwabaye inzika, urwango rukomeye hagati yawe na Satani. Niyo mpamvu wowe ntabwo ushobora kuba utazi imbaraga z'urukundo Imana igukunda. Ndagira ngo mbivuga aha ngaha, ushobora kuba utazi imbaraga z'urukundo Imana igukunda. Ndagira ngo akanya wumve, urukundo Imana idukunda nirwo rwatumye Satani atugirira urwango rukomeye, kuko Imana idukunda. Nyumva neza, ufite amahirwe yo kwegera Imana, Imana ikakubabarira. Ufite amahirwe yo guca bugufi, Imana ikakweza. Ariko Satani we ntashobora kwihana, nta nubwo ashobora kubabarirwa. Satani ni ikivume, Satani yaciriweho iteka. Ariko wowe muntu unyumva, nawe uzumvira ijambo, aho uhereye nawe uri kunyumva none aha ngaha, ahantu waba uri, dore Imana izana urukundo n'imbabazi kuri wowe, irakubabarira. Imana igutegeye amaboko ngo ikugirire imbabazi. Ariko Satani ntashobora kwihana, Satani ntashobora kubabarirwa kubera ko yaciriweho iteka. Ushobora rero kuba utazi imbaraga z'urukundo Imana igukunda, ariyo mpamvu kenshi ushobora kubikinisha ukumva ari ibintu byoroshye. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 3:16, haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aho ngaho honyine, aho ngaho Imana yarakunze hanyuma iratanga. Imana yakunze umuntu, imaze gukunda umuntu, hanyuma Imana iratanga. Bivuga ngo uko byagenda kose, iyo ukunda umuntu ugira ikintu umuha kugira ngo umwereke ko umukunda. Imana rero imaze gukunda, niba abantu bose nubwo badukunda bakaduha,
ariko hari ikintu Imana yaduhaye kirenze icyo abantu baduha. Ninde muntu ushobora guha undi agakiza? Agakiza nta muntu gatanga, gatangwa n'Imana yonyine. Ubwo abantu baradukunze, hari abadukunda, nawe ugira abagukunda, hari n'abo twakunda tukagira ibyo tubaha, ariko nta muntu wagukunda ngo aguha agakiza. Ariko Imana yakunze abari mu isi, Imana ishimwe, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bivuga ngo iyo ukunda umuntu ugira icyo umuha. Imana idukunze yonyine yatweretse imbabazi zayo, itwereka ubuntu bwayo. Kugeza uyu munsi ushobora kuba utabyumva aho uherereye, ariko ineza y'Imana, urukundo rw'Imana, imbabazi z'Imana, urukundo Imana yadukunze byatumye Imana igira ikintu iduha. Bivuga ngo iyo ukunda umuntu ugira icyo umuha, ariko ntabwo, ndetse ushobora kugira imbabazi ukababarira umuntu ukamugirira impuhwe, yego ukagira imbabazi, ariko Imana yakoze ikirenga, itanga umwana wayo, igira imbabazi kugeza ubwo itanga umwana. Birashoboka ko ahari wenda wowe wakumva ko ari cyo watanga, ariko turashima Imana yaduhaye Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo rivuze ngo iki rero? Riravuze ngo mbese ko mwagendaga neza, ninde wabujije kumvira ukuri? Ko mwahoze mugenda neza, ninde wabahinduye? Ko mwahoze mukiranuka, ninde wabahinduye? Ko mwahoze mwitonda, ninde wakuyeho kwitonda? Ko mwahoze mukiranuka, ninde wabujije gukiranuka? Ko mwahoze mukundana, ninde wabakuyeho urukundo? Imana igaragaza neza ko abantu bagomba kubaho babayeho bakundana, bakabeshwaho n'urukundo, bakagendera mu rukundo rw'Imana. Ni iki Imana ishaka? Bivuga ngo njyewe ndi umugabo, birakwiye ko njyewe ngendera mu rukundo, umugore akagendera mu rukundo, kuko urukundo, Bibiliya iravuga ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Umuntu ukunda ntumubonaho ikibi. Umva none unyihanganire niba nkinosha ahantu, umuntu ukunda ntabwo umubonaho ikibi, ahubwo iyo umuntu urwango rwazamutse, iyo umuntu yatangiye kwanga umuntu, akantu kose akoze akabonamo amakosa, kandi nawe wakugenzura wasanga hari amakosa ufite, ariko ukagenzura y'abandi. Bibiliya iravuga ngo kuki utokora ngo igitotsi kiri mu jisho rya mugenzi wawe utarakuramo umugogo uri mu ryawe. Bivuga ngo umuntu afite icyo akora kibi, hanyuma yirengagije amafuti ye, ariko ashatse gutokora undi aturiye ni mubi, akareba ababi wowe uri mwiza. Umva Imana nziza ikivuze, iravuze ngo aho ntuye nahe, ngo mbana n'abicisha bugufi. Imana iravuze ngo ca bugufi, kuko Imana ishaka yuko uca bugufi, ishaka ko uca bugufi. Niwishyira hejuru, birivuga ngo kiravuga ngo ni uwicisha bugufi Imana izamushyira hejuru, ariko umuntu uticisha bugufi ntabwo Imana ishobora kumushyira hejuru. Imana iduhana umugisha. Ndagira ngo unyumve rero, Bibiliya yavuze ngo ko mwagendaga neza, ninde wabujije kumvira ukuri? Ndagira ngo ngana ku musozo, ntabwo ndi butinda aha ngaha, ndagira nkwibwirire hari ikintu Imana yavuganye nanjye, hari ikintu Imana yavuze, kandi imvugo y'Imana izapasura. Imana iguha umugisha. Hari ikintu Imana yavuze, hari ijambo rivugwa n'Imana, hari ikintu Imana ivuga. Ndatangariza amahanga yose, ndatangariza abantu bose, ikintu Imana yavuze kizapasura. Imana ishimwe. Iki imvugo y'Imana ku buzima bwawe, hari imvugo y'Imana Imana ivuga itandukanye n'amagambo abantu bavuze. N'ubu nje mpagaze aha ngaha nkunda kubivuga, ntabwo ndimo mvuga kano kanya kubera ijambo ryavuzwe n'abantu, ahubwo imvugo y'Imana, icyo Imana yavuganye nanjye, icyo Imana yavuze ku buzima bwanjye niyo kinyemerera kuvuga none aha ngaha. Icyo Imana yavuze kuri njye nicyo gituma mvuga none aha ngaha. Bivuga ngo rero icyo Imana yavuze kikunyuza mu bihe bitandukanye, mu bihe byiza, mu bihe bikomeye n'ibidakomeye, ukanyura muri ibyo bihe, ugahinguka mu gihe Imana yateguye ku buzima bwawe. Nari mvuze ngo ushobora kuba imbere yawe ubona ari ibihe bikomeye, ariko imvugo y'Imana ku buzima bwawe izapasura ibyo bihe, izapasura muri ibyo bihe. Imana ishimwe. Ahari wenda uranyumvise, ijambo Imana yavuze kuri wowe rizapasura amasezerano dufite, azapasura ibihe, aduhingutse mu gihe Imana yavuze. Imana ihabwa icyubahiro. Hari imvugo y'Imana ku buzima bwanjye, hari ikintu Imana yavuze gitandukanye n'icyo data yavuze, hari ijambo Imana yavuze ritandukanye n'amagambo abantu bavuga. Hari ibyo abantu bakuvugaho, hari ibyo abantu bavuga, ariko hari imvugo y'Imana ku buzima bwawe. Icyo Imana ivuga gishobora gupasura imisozi, kizapasura ibihe, kizacamo inzira, kizatobora.
imvugo y'Imana izatobora, izaca inzira aho ubona hatari inzira. Imvugo y'Imana izaca inzira aho ubona hatari inzira. Imvugo y'Imana izacamo inzira. Nari mvuze ngo aho ngaho ubona nta nzira, aho mu rushako ubona nta nzira, aho mu bibazo ubona nta nzira, aho ngaho mu bukene ubona nta nzira, aho ngaho aho ubona nta nzira, aho ngaho mu bwoba uri mu bwoba, aho ngaho wigira ubwoba, tinyuka, komera. Imana iravuze ngo aho ntuye nahe. Nkwifurije kubuwera mu izina rya Yesu Kristo. Imana itanga kwera ni kweze. Imana yeza abantu bakera ni gutunganya. Kuko wigira ubwoba, imvugo y'Imana izapasura. Yewe data we, ndi ku ijambo rigaragaza neza imvugo y'Imana. Yego, Imana iravuze ngo aho ntuye nahera. Mbana n'abicisha bugufi kugira ngo mpembure imitima y'abicisha bugufi. Cha bugufi rero icyubahiro burya ni ik'Imana. Ushaka kuvuga uti ngewe ndagifite, uragifite, Imana yagutije, ubwo ifite ikingana iki? Ko ari ikigutiza baya bose babandi bose abuzi nabugisha mu mateka bakomeye bafite ibyubahiro. Aba bose bari munsi y'icyubahiro cy'Imana. Ubwo Imana ifite ikingana iki? Ko ariyo nyiri cyubahiro, ubwo urumva ifite ikingana iki? Birakwiye rero ko aho wicaye ujye uca bugufi ugahindura umushyitsi imbere yayo, kuko ari Imana izi minsi uzamara hatarenzeho n'isegonda na rimwe. Bana ishimwe, izi minsi yawe hatarenzeho n'isegonda na rimwe. Nta nuwakuraho umunota, nta nuwakuraho isegonda Imana itabyemeye. Ubeshejweho nayo, urinzwe nayo. Iravuze ngo njyewe ntuyahera kugira ngo mpembure imitima y'abicisha bugufi. Cha bugufi ugirirwe neza n'Imana. Hura n'ineza y'Imana ku buzima bwawe. Ni ku Mwami Imana tangaje nonaha. Umwami Imana uzi iminsi uzamara avuze ngo iki? Aravuze ngo mpembure imitima y'abicisha bugufi. Bivuga ngo iyo umuntu aciye bugufi, niyo mpamvu Imana yatangaje ku muhanuzi Yesaya igice cya mbere, nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga. Nahibye mbega imvugo nziza. Nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku birahinduka umweru bisa na sherege. Aho ngaho Imana iri kwerekana neza impuhwe n'urukundo Imana igufitiye. Iravuga ngo ngwino tujye inama. Uri umujura, uri umusinzi, uri umugome, uri umusambanyi, uri umurozi, ngwino Imana ntabwo ikwanga, yanga ibyaha ariko ikunda abanyabyaha. Mana ishimwe, ntabwo Imana yanze ikwanga. Urebye igihe umaze, ndashima Imana abakijijwe kera, abakiriye imbabazi z'Imana kera, abatangiye gusenga Imana kera mbere yacu, basenze neza bakajya babwira Imana ngo Mana abatarakizwa bahagakiza. Ubu nanjye Isa hari abo njya mvuga ngo Mana abatarakumenya imbabazi zawe nizibagereho. None ahangaha imbabazi z'Imana nizigere ku bajura. None ahangaha imbabazi z'Imana nizigere ku basambanyi. None ahangaha imbabazi z'Imana nizigere ku bagome. Ubwiza bw'Imana bukugereho, ineza y'Imana nikugereho, impuhwe z'Imana nizize. Wowe ugenda gutyo muri iyo migendere yose y'ibyaha, impuhwe z'Imana nizigufate, ufatwe n'imbaraga z'Imana. Imana iguhindure mu izina rya Yesu. Kubera ko iyo barasenze bakanga ngo Mana abanyabyaha bose nibakurweho, ahari uyu munsi natwe tuvuga ntabwo tuba tuvuga, ariko turashima Imana yaduhaye Yesu. Imana yaradukunze hanyuma iraduha. Ariko umuntu akubwira ati njyewe ndagukunda, ako narakumvise ati ndagukunda. Abantu bose barakubwira ngo baragukunda, bakongeraho ijambo ryiza ngo tukuri inyuma. Ufite ubukwe tukuri inyuma, ufite imishinga runaka tukuri inyuma, mu byifuzo runaka tukuri inyuma. Nabuze umuntu wavuga ijambo ryiza ngo avuge ngo nkuri imbere. Imana yonyine niyo yavuze ijambo, iravuga ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye mparinganize. Ndashima Imana igenda imbere y'abantu. Abantu bose Imana niyo ibagenda imbere, ikamenya iminsi yabo n'ibibazo byabo, Imana ikabarinda. Imana ishimwe, turinzwe n'Imana, umubisha ntawe. Imana ihabwa icyubahiro. Yabwiye Kuro, iramubwira ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye mparinganize. Imana ishimwe, ibihindiza by'ibyuma nzabicamo kabiri, inzugi z'imiringa nzazimera. Niho umva iryo jambo rero bivuga ngo ibimeze nk'ibihindizo Imana izakata. Yego, ibimeze nk'inzugi z'ibyuma Imana izapasura. Yego, Imana ishimwe izapasura ibyo bihubona bidashoboka, izapasura. Bivuga ngo Imana nipasure, wahantu herereye bwira Imana ngo Mana pasura, pasuriramo inzira nabuze inzira. Wowe ubona nta nzira, bwira Imana ngo Mana pasura aha nta nzira, ariko ciramo inzira ntambuke. Imana ishimwe, ijambo Imana yavuze rizapasura. Imvugo y'Imana ku buzima bwawe igiye gupasura inzira.
hanyuma unyure muri ibyo bihe utambuka ugera mu gihe Imana yateguye. Imana ishimwe. Imvugo y'Imana izapasura. Ntabwo nzi umunsi Imana izabikora, ariko n'ubu ngubu ushobora gutungurwa nuko bibaye. Mbese ntabwo ugira ubwoba bw'iherezo ryawe ngo utekereze mbese birangiye najya hagana hehe. Abakora ibyiza bazajya heza, hamwe Imana yavuze ngo aho ntuye nahera. Aho ngaho niho abakiranutsi bazaba. Nta bujura bujyayo, nta busambanyi bujyayo, nta bugome bujyayo, nta nzangano zibayo, ndetse n'utababarira nawe ntabwo azajyayo. Yego birakwiye ko ugira abantu babarira ukabagirira imbabazi, kubera ko nawe ukwiye imbabazi z'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Aho ngaho rero, aho hera, Imana yavuze ko abicisha bugufi kugira ngo ihembure imitima yabo bazabana nayo. Kimwe gusa, imvugo y'Imana ku buzima bwawe wari ukwiye kumenya icyo Imana ivuga kugira ngo ugirirwe neza n'Imana. Imana ivuze ngo iki? Yavuze ngo ngwino tujye inama, naho ibyaha byatukura ndakugirira imbabazi. Imana ishime ko byumvise. Iravuga ngo mbese ko wagendaga neza ninde wakubujije kumvira ukuri? Aho ni kuri bamwe bahoze basenga, uyu munsi bakaba mu buvumo hagafungwa. Ariko reka nkubwiye, ntabwo urusengero Imana ivuga ntabwo rufunze. Urusengero rwanjye ruracyakinguye, nawe urwawe ndagira ngo rube open, wumva rukinguye. Umwami Imana abane nawe, akugirire neza, agusure, akugenderere, kandi wumve ugendana ijuru muri wowe, ugendana ibyiringiro muri wowe, ugendana Imana muri wowe. Uvuga ngo Imana irankunda. Imana iguha umugisha. Vuga ngo Imana irankunda. Imana irankunda kubera ko impamvu Imana inkunda, hari ibintu byangwanyije, ariko Imana inyereka urukundo. Nahuye na byinshi, ariko Imana inyereka urukundo. Ndagira ngo wowe fiye niyo konfuri, niyo nzika iri hagati yacu, hagati y'umuntu na Satani. Inzika ihari nuko Imana idukunda. Urukundo Imana idukunda rwatumye Satani atwanga cyane, kuko twebwe twemereye imbabazi, ariko Satani ni ikivume. Satani yaciriweho iteka, ariko twebwe Imana yemeye imbabazi. Aho uri hose Imana ikwemereye imbabazi. Ca bugufi wakira imbabazi z'Imana. Usanga Imana yibwira ngo Mana, ubwo menye kunkunda, nciye bugufi umbabarire aho nakubabaje. Hanyuma uce bugufi wakira ineza y'Imana. Uhindukire atari uguhindukira ku mubiri gusa, umutima wawe uhindukirira Imana, wongere uyigirire icyizere, wumve Imana nk'umukiza. Yavuze ngo aho ntuye nahera. Aho ntuye nahera. Nta bujura buzajyayo, nta bugome buzajyayo, nta byaha bizakandagirayo. Icyo cyonyine. None unaniwe kwihanganira umuntu no gukunda umuntu, ubona gute wakunda Imana utarabona? Imana iguha umugisha. Ushobora kuba hari ibyaguteye ubwoba, ariko ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro. Ushobora kuba hari ibyagukanze, ariko ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, ubwo wari ufite niburangiye. Imbaraga z'Imana zitandukanye cyane n'imbaraga z'ibiturwanya. Niyo mpamvu nkutangarije ijambo rivuga ngo yabwiye Kuro, iramubwira ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize, kandi nzamenagura inzugi, ibihindizo nzacamo kabiri. Imana izapasura nkuko yapasuye ku nyanja bakambuka, igapasura Yeriko bagatambuka. Imana nipasure, yego, Imana nica inzira imbere yawe. Kugira neza ko Imana kukugereho, wakira impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ninde wakubujije gusenga noneho? Ninde wakubujije gukora ibyiza? Ninde wakubujije gusura abarwayi? Ninde wakubujije gufasha abakene? Ninde wakubujije kugaburira abashonji? Ninde wabikubujije kubaho ugenda neza? Hari imihigo myinshi wahize, ariko ninde wakubujije kumvira ukuri? Girirwa neza n'Imana, ugira umugisha uvuye ku Uwiteka. Imbabazi z'Imana zibane nawe. Reka dusenge Imana. Imana iguha umugisha. Mwami Yesu Kristo, uwe rugira neza, kumugisha umuntu wese wumvishira ijambo, ndetse n'urizaryumva ahantu yicaye akaba atekereje uburyo Imana imukunda, agatekereza imbabazi z'Imana isumba byose, akavuga ngo n'Imana yankunze, aho ngeze niyo, aho nanyuze niyo, ndetse naho nzanyura n'Imana.
akaba yumvise neza aho yahemutse agaca bugufi, iyi saha izo mbabazi zawe nizimugereho, nizigere kuri uyu mugabo, nizigere kuri uyu mugore, nizigere kuri uyu muntu. Imbabazi zawe nizimugereho, unyemerere kandi uyu muntu wabona wabuze inzira, abona ageze mu bihe inzira yabuze, uyu muntu wari wihebye azi ko ibyo birangiye, nyemerera imvugo yawe icyo wamuvuzeho gipasure ibi bihe, umuhingutse mu gihe wateguye. Ndagushimye kuri Imana igira neza, ndagushimye ko witwa Rubasha, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kuri Imana yadukunze ikaduha Yesu. Habwa icyubahiro, kiza abarwayi mu izina rya Yesu Kristo, abarwayi baherereye hirya no hino, imbaraga zawe nizibagereho. Hari abarwayi bari mu bitaro, hari abarwayi mu mago yabo, ndatura imbaraga zikiza mu izina rya Yesu Kristo. Hari ababuze urubyaro, isaha ndabasengeye mu izina rya Yesu, natuye imbaraga ikiza, natuye imbaraga ibohora, natuye imbaraga ihindura ubuzima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari ababuze amahoro mu izina rya Yesu Kristo, hari abandi bifuje gukizwa ariko biranga. Iyi saha bumvishira ijambo ryawe, nyemerera imbaraga zawe zibagereho, imbabazi zawe zibegere, uhindure iyo mitima yose afite imitima imeze nk'ibuye, reka uyihindure mu izina rya Yesu. Ubuntu bwawe buganze ku bantu bawe, ndagushimye ko ugize neza kandi ko abariya bawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.